Nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze akaba ari Misature kuri Misature Official. Uwitwa Croft yaravuze ati ikinyoma gishobora kubaho ubu ariko ntabwo kigira ejo hazaza. Bishatse kuvuga iki? Ushobora kubeshya uyu munsi ariko ejo nubeshye, mbese cya kinyoma kikagutamaza ukabeshya ugahita ufatwa. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kubwira rero ibintu bitanu bishobora gutuma urukundo rwanyu ruhita rurangira. Ni ibinyoma bitanu bishobora gutuma urukundo rwanyu ruhita rurangira ako kanya ukibibeshya. Mbese ibinyoma bitanu nubwira umukunzi wawe uzamenya ko urukundo rwanyu ruri kugenda rurangira, mbese nta kurama rufite, nta kuramba rufite. Ikintu cya mbere rero ni ikihe? Kumubeshya uti I love you, mbese kumubwira uti uramukunda kandi utamukunda. Niba umukunda ni ukuri ni byiza, ariko niba utamukunda wikirirwa rwose umubeshya. Wikwirirwa gutuma akwizera, wikwirirwa gutuma yizera yuko afite umuntu umukunda kandi utamukunda. Ahangaha kugira ngo umubano wanyu urusheho kuba wagenda ntuhagarare, urakomeza kumubeshya ngo uramukunda kandi utamukunda. Ahangaha rero bigira ingaruka nyinshi cyane mu mibereho yanyu, by'umwihariko mu rukundo rwanyu. Ahangaha rero nukomeza kumubeshya uti uramukunda kandi utamukunda, igihe kikagera akabimenya, uzamenye yuko rwose urukundo rwanyu byarangiye. Yes, niyo mpamvu rero ukwiye kwirinda kubeshya umuntu kumukunda kandi utamukunda. Iki nicyo kinyoma cya mbere ugomba kwirinda mu rukundo. Niba hari umuntu ukunda ni byiza, ariko niba utamukunda rwose wikirirwa umubwira uti uramukunda, uhora ubivuga buri munsi uramukunda kandi rwose utamukunda. Ahangaha ni ikosa rikomeye cyane, ahubwo ushobora gushaka impamvu utamukunda mukaba mwayibandaho, hanyuma icyo kibazo mukagikemura ukaba warushaho kumukunda. Ariko aho kugira ngo ukomeze kumubeshya uti uramukunda utamukunda, barakubwira bati ni ikosa rikomeye cyane. Irindi kosa rya kabiri cyangwa se ikinyoma cya kabiri ukwiye kwirinda kubwira umukunzi wawe, kumubwira uti nta wundi muntu njya nganira nawe. Nta wundi muntu njya nganira nawe. Yes, ushobora kwibaza uti gute? Ushobora kuvuga uti nta wundi mukobwa njya nganira nawe niba uri umusore. Niba uri umusore kuvuga uti nta wundi musore njya nganira nawe, by'umwihariko mu bintu bijyanye n'inkundo, mbese nta muntu njya mu mwanya, mbese ni wowe wenyine nkunda, ni wowe wenyine nahaye urukundo. Ariko ugasanga urimo urabeshya, urimo uracabiranya, urimo urabeshya nyamara si ko kuri. Ahangaha ugasanga mubangikana n'abandi barenze umwe, barenze babiri, barenze batatu. Ahangaha si byiza. Iki kinyoma rero nukomeza kukimubeshya akagufata, uzamenye yuko rwose icyizere cya mbere kiragabanyuka, kandi icyizere cyagabanyutse n'urukundo rugenda rujya mu marembera. Uzitonde rero kuba wamubeshya iki kinyoma, kumubwira uti rwose nkunda wowe gusa, ni wowe nahaye ubuzima bwanjye, nta wundi muntu, kandi hari abandi benshi, hari n'undi umwe, hari babiri, hari batatu. My dear friend, ahangaha uzabyirinde, kuko nubikora akagufata uzamenye yuko rwose icyizere cyagabanyutse cyane. Yes, ibi ngibi rero byangiriza icyizere yaragufitiye, ugasanga n'urukundo rwanyu rurasenyutse. Ikindi kintu cya gatatu ni ikihe? Ikindi kinyoma cya gatatu ukwiye kwirinda kubeshya umukunzi wawe, kumubwira uti umeze neza kandi utameze neza. Arakubajije uti umeze ute? Timeze neza kandi utameze neza. Urimo urarenzaho ngo kugira ngo wiheshe amahoro? No, urashaka kugaragaza yuko umeze neza kandi utameze neza. My dear friend, ahangaha barakubwira bati pretending everything is okay while holding in a sentiment of frustration. Mbese ahangaha kwa kundi utangira kwigira ngo ibintu byose ni sawa kandi utameze neza. Iri ni ikosa rikomeye cyane, ni ikosa rituma abona yuko rwose ntacyo akumariye. Ubundi akagombye kumubwiza ukuri, akagufasha, akakuba hafi muri ibyo bihe. Ariko rero niba ubimuhisha, umenye yuko uri kugana habi, umenye yuko rwose urukundo rwanyu ruri kugenda mu marembera, rugiye gutandukana, mbese urukundo rwanyu rugiye kurangira. Yes, rero icyo ugomba gukora ahangaha, niba utameze neza mubwiza ukuri, ba open, muganirize, umubwire uti simeze neza, muganire ku cyatumye utamera neza, agufashe. Niba rero yabigizemo uruhare yikosore, niba atabigizemo uruhare aguhe ubufasha, niba byakubayeho ku giti cyawe. Yes, rero aho kugira ngo umubeshye utumeze neza kandi utameze neza, si byiza. Niba ari feelings cyangwa se niba ari ibindi bintu wabonye bitari byiza, bimubwire mu bikosore, ariko kugira ngo akubaze utumeze neza hanyuma urenze umubwire uti yego umeze neza kandi utameze neza. Nawe ubwawe nta mahoro uri kwihesha, nawe ubwawe umerewe nabi.
Yes, niyo mpamvu rero niba hari ikibazo kivutse mwicare mu kiganiro kugira ngo ukomeze kumubeshya ngo umeze neza. Ikindi kintu rero cya kane ni iki? Kumubeshya uti narindi ku kazi cyangwa se narindi ku murimo kandi atari huri. Cyangwa se kumubwira uti akakubaza turi hehe ati ndahanaha ariko atari huri. Bijye bibaho ukabeshya umuntu ngo uri hehe ariko kureba, kumubwira uti ndahanaha kandi ariko kureba kuri hafi, ugasanga umubwiye kuri wenda mu kandi karere kandi akarere urimo, mbese ahantu karitsiye urimo ahantu hose muri kumwe ariko kureba. My dear friend, nawe umbwiza ukuri umuntu umubeshya uko nguko, urumva yazongera kukwizera? Biba bigoye cyane. Ese nawe yakizera ko uri mu bikorwa byiza umubeshya uko? Niyo mpamvu rero ukwiye kuvugisha ukuri. Kubeshya rero ahantu nicyo kintu nacyo gituma abantu benshi bakunze kuba batandukana. Umuntu ukamubwira uti uri hehe ati rero hari ibintu ndimo aha naha kandi ari kukureba, cyangwa se naho ngaho ntabwo ari huri. So niyo mpamvu rero ugomba kwirinda iki kintu. Nukirinda rero bizatuma urukundo rwanyu rukomera, ariko nutakirinda umenye yuko rwose urukundo rwanyu rurimo ruragenda rurangira. Yes, ni amahirwe uri kuriha, ntabwo uri kurwuhira, ntabwo uri gutuma urukundo rwanyu rukomera abandi barwigiraho. Niyo mpamvu rero irinde kubeshya iki kintu, kumubeshya ngo uraha kandi atariho uri. Yes, ashobora no kukubaza uti ugezeho uza, ukamubwira uti ngeze aha naha atariho uri. Mubwiza ukuri. Yes, mubwiza ukuri. Kubwiza ukuri umuntu ntacyo bitwaye. Yes, rero ikindi kintu cya gatanu ni ikihe? Kumubwira uti nzahinduka. Kumubwira uti nzahinduka ni ikinyoma gikomeye cyane. Niba utazahinduka, niba ubona byarakunaniye, kuki umuntu umubwira ngo uzahinduka kandi utazahinduka? Umuntu amubwiye uti hari imyitwarire wenda wagize runaka, ukamubwira uti mbabarira sinzabisubira, ukongera ukabisubira, uko ni ukubeshya. Iyo ubisubiye rero wamubeshye nyine. Niyo mpamvu rero ntabwo yongera kukwizera, icyizere kiragabanyuka, ugasanga rero atangiye gutekereza ko igihe cyose uzajya uhora umubeshya. Niyo mpamvu rero icyo ugomba gukora hano ni ikihe? Niba hari ikintu wiyemeje kutazongera gukora, urugero wigeze gukora ikosa runaka rituma hazamo agatotsi mu mubano wanyu, ikintu uba ugomba gukora ni kimwe gusa: haranira gukosora iryo kosa wakoze, haranira gukora ibyiza, haranira kuhira urukundo rwanyu, mbese kwirinda ikintu cyabaza umukunzi wawe. Ibi rero bizabafasha cyane. Ariko mu gihe rero ukomeje kubyirengagiza, hanyuma rero ugakomeza ugakora ibyo wishakiye, uzamenye yuko rwose urukundo rwanyu bisa naho rwose ruri kugenda rurangira. Niyo mubwiye uti iki kintu sinzagisubira, irinde koko nk'uko wabimubwiye, nk'uko wabimusezeranyije. Ariko rero nugisubiramo, icyizere kizagabanyuka, urukundo rwanyu bizarangira rwose mwese mutandukana, kandi gutandukana mu rukundo si byiza. Yes, niyo mpamvu rero ndabazaniye ibimenyetso cyangwa se ibi binyoma bitanu uba ugomba kwirinda kubeshya umukunzi wawe, kuko bigira ingaruka, bituma urukundo rwanyu ruhita rusenyuka ako kanya. Yes, rero ndabashimiye cyane. Niba uri bwa mbere ugeze kuri channel, wibuke gukora subscribe, biraba ari inkunga yawe ikomeye. Reka mvuge ni hasta la vista, ciao ciao.